ikipe ya Rayon Sport, ikipe y'ubururu n'umwe abafana bari benshi ari uruvunganzoka ku kibuga cyo kumena ikipe yambara ubururu n'umweru yari yakoreyeho imyitozo. Benshi nivuga ngo benshi mu byumve kandi nayo mashusho abishimangire. Umubare wa moto waruparitse hariya banzuruta umubare w'abantu bari hariya. Hariho twahuye gutebya arambwira ati moto zabuze neza mu gace ka Nyamirambo ndetse no mu bice za Nyabugogo kubera ko bari baje kwihera ijisho imyitozo ya mbere ya Karekezi Olivier muramubona aho ngaho ndetse na Kataut Ndikumana Ahmad barimo baraganira ibijyanye n'imyitozo. Eric Rutanga nk'umwe mu bakinnyi bashya ikipe ya Rayon Sport ndetse na Saddam Nyandwi nabo bari muri iyi myitozo yayobowe n'umutoza mukuru Karekezi Olivier wari wageze mu Rwanda mu gicuku cyo kuri uyu wa kane aho nyine yahise azindukira mu myitozo ya Rayon Sport kuri uyu wa gatanu. Abasore baramwiyereka yaba bakinnyi ba Rayon Sport bafite amasezerano yaba akiri gushaka amasezerano. Ni Alassane Tambula warase icyo gitego mu myitozo, umwataka mushya uturutse muri Mali bakunze kwita akazina ka Ibrahimovic Piero nawe akaba yagaragaye muri iyi myitozo. Jabel umwe mu bakinnyi bakomeje kwitwa neza cyane mu myitozo. Yusuf Habimana nawe wavuye muri Mukura za muri ikipe ya Rayon Sport baramubona ari gucenga gura abadefenseri bari muri iyi myitozo. Abafana ariko bakomeza kwishimira cyane ikipe yabo. Olivier Karekezi utigeze atanga amabwiriza menshi cyane gusa wagendaga yerekera abasore kuko yabatanze mu kibuga, yabatanze byinshi wa mugani w'abaswahili ngo kwishi kwingi kona mengi. Karekezi Olivier rero ngibyo ibijyanye n'imyitozo yiwe uyu munsi aho yashojwe abakinnyi bageragezwa mu bijyanye n'ingufu zo kwirukanka ndetse no muvuduko bafite hagati y'aba bakinnyi muri rusange uko imyitozo yagenze. Gusa nyuma y'imyitozo Karekezi Olivier ndaza kugenda mbinjiza neza mu kiganiro kirambuye n'itangazamakuru yagiranye n'itangazamakuru mu nyuma y'imyitozo ye ya mbere. Nyuma y'imyitozo ye ya mbere niki cyari kiri ku mutima wa Karekezi Olivier mbere ko tuza mu zindi ngingo zindi zitandukanye? Mbere na mbere nabanje kuko nabicyaga siko byari bimeze kuko ndinjiye mbona abafana barahari. Ni ikintu cyo kwishimira kuko uyu mwanya umufana yakagombye kuba ari ibindi arimo arakora bimwinjiriza, ariko mbere na mbere nuko nabashimira. Intego mfite no gutwara ibikombe, no gutsinda. Ntabwo nshaka gutsindwa, ndashaka gutsinda. Ndibaza ko niyo ntego yanjye. Ubundi sinzi wenda kumbaza icyo kibazo kuko ikipe nka Rayon Sport ni ikipe ikinishaka gutsinda. Ndibaza yuko nicyo ngomba kugenderaho. Ndashaka gutsinda, ndashaka kudefanda ariko ngashaka no gutsinda. Niyo mpamvu ufite bakatauti akazi karakazi, agomba kumenya guhagarika abo defenseurs. Sinshaka kubona ibitego by'amafuti, niyo mpamvu rero nshaka n'abataka beza ngatsinda. Kandi abafana ba Rayon Sport ibyishimo bashaka no gutsinda. Mbere na mbere nabanje kuko nabicye. Karekezi Olivier mutoza mushya w'ikipe ya Rayon Sport muri rusange azanywe no gutsinda, azanywe no gutwara ibikombe no gushimisha abafana b'ikipe ya Rayon Sport kuko nta kidi kibaraje ishinga. Ku rundi ruhande ntabwo yari yiteze ko ari buze guhura n'umubare mwinshi w'abafana ba Rayon Sport bari baje kwihera ijisho uyu mukino nako imyitozo ya mbere ya Karekezi Olivier utegerejwe n'irushanwa ryazakinira muri Tanzania mu minsi iri imbere. Irushanwa zakinira Rwanda ryateguwe n'Agaciro ndizakinwa n'amakipe yabaye ane ya mbere muri shampiyona mu Rwanda ndetse n'irushanwa rya AS Kigali Pre-Season Tournament rishobora kuba mu gihe dutegereje confirmation ya nyuma ku basanzwe baritegura. Uni Karekezi Olivier kubijyanye nuko yabonye muri rusange imyitozo ya mbere cyari kiri ku mutima wiwe gushimira abafana no kubabwira ko atazaba atetereza. Hanyuma kuri Karekezi Olivier noneho washimiye abafana agashimira n'umubare mwinshi w'abafana bari baje kumushyigikira muri imyitozo ya mbere. Iyi kipe ya Rayon Sport ayiziho iki? Ikipe ya Rayon Sport asanzwe ayimenyereyeho iki? Abakinnyi bayo ubundi arabazi? Reka tumwumve nk'umutoza mushya n'amakuru agomba kubaza. Ngira ngo mudu izanwa n'umutoza, niyo nasanga bari hasi niko kazi kanjye ko kugira ngo mbazamure, ariko bamwe na bamwe narimbazi nagerageza gukurikirana n'amamace, ariko ndibaza yuko imyitozo nkoresheje ku bwanjye nibwo bwa mbere nkoresheje equipe ya Rayon Sport hano mu Rwanda, ariko ndibaza yuko abakinnyi uko nababonye abenshi ndabazi ba Piero ba Jabel, ndibaza yuko tuzagenda tumenyerana, ariko icyo nabonye nuko bafite morale, bafite ubushake. Ndibaza yuko hari byinshi ndibuze kubagenera.
Karekezi Olivier abakinnyi muriyumvikana ko abazi abakinnyi nka Japel, abakinnyi nka Kwizera Pierrot yarasanzwe abakurikirana imikino imwe n'imwe yagiye akurikirana n'ikipe ya Rayon Sport. Ni umwanya mwiza wo gukomeza kurushaho kumenyera ikipe. Nyuma yo kumenya abakinnyi, nyuma yo kuba azi ikipe, nyuma y'ijambo yavuze ashimira abafana baje ari benshi gukurikira imyitozo ya Rayon Sport ya mbere mu biganza by'umutoza Karekezi Olivier wigeze umukinnyi wabiciye bigacika mu mateka y'umupira w'amaguru hano mu Rwanda. Niye mpamvu yahisemo Ndikumana Ahmad Katauti ndetse na Nunzingoma Ramazani bakinanye mu ikipe y'u Rwanda yakinnye imikino ya kane ya 2004 nk'abatoza bamwungirije. Umva impamvu yihariye Karekezi yafashe iki cyemezo. Burya iyaba byashobokaga abakinnyi twari benshi twakinanye, hari ndeba umukinnyi wari umuhanga ku mwanya we, kuko niba mvuze ngo nzanira Ramazani nuko nzi ubushake yabaga afite mu izamu. Ndifuza ko ibyo bitekerezo byiza yabyongera ku byo Bakama afite, ku byo Evariste afite. Muri defense ni Katauti muramuzi, ntago ari umuntu ujya kubasobanurira, ariko iyo twicaye icyo mubwira nuko nashaka kubona defense yihuzagurika kandi yarabinyemereye. Ubwo nanjye igisigaye ni kuri attaque, nabataka nshaka batsinda ibitego. Ndibaza ko kandi umupira no gutsinda nicyo nshaka kandi nicyo kiri ku mutima. Icyo ashaka no gutsinda, nta bitego by'amafuta ashaka kubona mu izamu rya Rayon Sport. Nyuma yaho afite umutoza umwungirije nka Ndikumana Ahmad Katauti wabaye myugariro mwiza cyane yaba mu Rwanda ndetse no mu makipe yo ku mugabane w'Uburayi yagiye akinira agiye atandukanye. Twari kumwe n'abahanga kwa gatanu w'icyumweru gishize murabyibuka. Ndikumana Ahmad Katauti atubwira muri rusange abakipe yagiye akinira ndetse n'icyo aje gufasha abamyugariro b'ikipe ya Rayon Sport. N'uwakurikirana iyi myitozo ubona mu by'ukuri Katauti kimwe mu bimuraje ishinga ni ugufasha abadefensive b'ikipe ya Rayon Sport guhagarara neza, kugira concentration ndetse n'ibindi byose afite nk'ubumenyi byabafasha kugira ngo bagere ku ntego zaba abatoza. Izi ntego zaba abatoza ndetse n'ibyo byose Katauti ndetse na Karekezi Olivier bagiye batubwira, yaba hano kuri Royal TV ndetse no muri iki kiganiro n'abanyamakuru Karekezi yakomeza kugenda agirana nabo nyuma y'imyitozo ye ya mbere. Ntabwo ibi byose byagerwaho adashyigikiwe n'ubuyobozi. Nyuma yo gutangazwa kwa Karekezi Olivier nk'umutoza mushya w'ikipe ya Rayon Sport, nyuma yo gutangazwa nk'umutoza mushya w'ikipe ya Rayon Sport, Karekezi Olivier murabizi neza ko hacitsemo ibice mu buyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport. Ndavuga muri komite ya Rayon Sport, komite y'umuryango wa Rayon Sport, komite y'inama board ya Rayon Sport ndetse n'abandi bafite aho bahuriye na Rayon Sport mu rusange n'abafana. Ntabwo waburaga guhura n'abafana babishyigikiye kino cyemezo cyo kwameza Karekezi nk'umutoza ndetse n'abandi babishyigikiye, bitewe ahanini no kuba Karekezi ubuzima bwe bwose yarabumaze muri APR mukeba w'ikipe ya Rayon Sport igihe kinini cyane. Bakaba bamwe muri bo batarabyishimiye, abandi bakaba bari babyishimiye nk'uko banabigaragaje mu myitozo ya mbere. Ariko ushobora gukorera gute mu mwuka nk'uyu nguyu ubuyobozi bwo hejuru butari kumvikana? Nta ngaruka bishobora kugira kuri wowe nk'umutoza. Karekezi Olivier, umva igisubizo cye. Nibaza yuko mu buzima ubundi iyo uvutse uba ugomba kumenya ko hari ibintu byinshi ugomba guhura nabyo, ariko iyo uri umugabo hari ibigenda neza, hari ibitagenda neza, ariko ahanini nuko ikipe nka Rayon Sport yicaye ibibazo byayo ikabirangiza. Nje nibaza ku ruhande rwanjye nta kibazo bifite kandi nabo nta kibazo bafite. Twaje tunabivugana, ngira ngo babonye ko nazinye na perezida wa Rayon Sport, twaje tubivugana, ariko ngira ngo ntabwo ugira icyo ubwira umuyobozi utaragera mu bakinnyi. Ubu hari icyo mbonye, ariko kuwa mbere ndakoresha, kuwa kabiri, kuwa gatatu nibwo nzagira icyo namubwira ko hari ibyo nkeneye. Ubu ntacyo nahita mubwira, nabamubeshye. Karekezi Olivier nta kibazo na kimwe afite. Ikiza nuko ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport bwahise bufata icyemezo ndetse hakabaho imyanzuro imwe n'imwe twagiye tubagezaho, nko gusesa inzego zose z'ikipe n'umuryango wa Rayon Sport, agasigaraho urwego rw'inzibacyuho rurimo Gacinya Chance Denis, rurimo Charles ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Muri rusange abagabo batatu basigaye, Jean-Marie Vianney, Gacinya Chance Denis ndetse na Charles dusanzwe tumenyereye mu muryango w'ikipe ya Rayon Sport, akaba aribo basigaranye inzibacyuho y'ikipe ya Rayon Sport. Ni Karekezi Olivier avuga ku ruhande rw'abayobozi. Gusa aje mu gihe umupira w'amaguru wo mu Rwanda ukomeje kuzuramo cyane abatoza bahoze ari n'abakinnyi kandi muri generation yakoze amateka hano mu Rwanda. Ni muri AS Kigali harimo Eric Nshimiyimana,
muri APR harimo Jimmy Mulisa, mu ikipe ya Rayon Sport harimo Karekezi Olivier. Gusa sinabura no kwibagirwa Seninga Innocent nawe burya yari muri iyo generation, nubwo atagiye muri iyo kipe, yagiye muri 2004 ariko nawe yari umukinnyi icyo gihe kandi yageragezaga gukina ikipe y'igihugu y'u Rwanda mu byiciro by'ingimbi. Aba batoza bakomeza kugenda biganza mu makipe akomeye hano mu Rwanda. Ikintu kivuze iki ku mupira w'amaguru Karekezi Olivier nk'umwe mu babaye indorerwamo y'umupira w'amaguru mu Rwanda kugeza n'uyu munsi? Ubwo nyine nabo icyo nababwira nuko ndabazi, turaziranye, twarakinanye, twese twari abakinnyi dushaka gutsinda kandi ngira ngo abenshi babigezeho. Masudi Juma namusanze muri APR, namuhana felicitation ku byo yagejejeho kuri iyi kipe. Jimmy Mulisa nawe igikombe cy'amahoro guhita ugitwara, aba ari akazi gakomeye ariko nabyo nibyo kumushimira. Ubu rero nicyo nababwira, message nabaha nuko iyi sezo igiye kuza igiye gukomera kuko igikombe ndagishaka nabo baragishaka. Ubwo rero ninde uzagitwara? Ninde uzagitwara? Ikibazo Karekezi Olivier yibaza, natwe twese twibaza, hagati ya Karekezi na Nshimiyimana Eric, Jimmy Mulisa, Seninga Innocent n'abandi bose ntarondoye mu yandi makipe agize shampiyona y'umupira w'amaguru hano mu Rwanda. Gusa icyo twizeye kandi tunifuza nk'abakunzi b'uyu mupira nuko birushaho kuturyohera nk'abafana, abakunzi ndetse n'abandi bose basanzwe bakurikirana iby'umupira w'amaguru mu Rwanda. Karekezi Olivier, ibyo ni ibyiyumviro byiye ku ngingo zigiye zitandukanye nkuko nabi basezeragije, ariko ibyumviro bya bamwe mu bafana b'ikipe ya Rayon Sport byo byari bihe nyuma yo kumubona atoza Rayon Sport ku nshuro ya mbere? Katwumva abafana b'ikipe ya tukuri inyuma wa musaza we natwe bareyo tukuri inyuma. Uruya kimwe bibiri bitatu bine Karekezi Benjamin ntigeze ababera umukinnyi ariko aje kubabera umutoza. Kubera iki mufite ibi byishimo? Impamvu atubere umutoza kandi ataratubera umukinnyi nuko mu gihe ari umukinnyi yatwemeje kabisa. Ikintu tumwitezeho icya mbere, urana hagiye gutangira imikino y'igikombe cy'agaciro, nabanza duhaburire bari abakeba. Ubwo namara kubakubita azatugeza demi finali y'igikombe cya Police League. Karekezi nibyo ni umukinnyi wabaye umukinnyi ukomeye. Icyo tumusaba twebwe nta kindi nk'abareyo ni intsinzi, nta kindi. Turashaka gutsinda tugakomeza tukaba ikipe ikomeye hano mu Rwanda, dushwanyaguza ikipe ya APR tuyihabya. Nibyo umufana wo ari wose akunda intsinzi. Iyo umufana wa Rayon Sport atsinzwe arababara. Niyo mpamvu natwe mutoza tuba dukeneye, tuba tumusaba intsinzi kabone nubwo yaba ari umutoza wahe, twe tumushyiraho pressure kugira ngo aduhe intsinzi. Icyo twanga gasuzuguro.